ko hari icyo bakubonyeho. Amena. Iyo umuntu amusuriho akagenda atari cyangwa nagira ikintu n'abagiye bamusuzugura ntabwo yagaruka. Amena. Ariko burya mu buzima jyoranyira ko bagera iwawe kandi bahagera niba hanenge. Amena. Rero ukuzi Imana karibu cyane mari mukugisha icyo musaba gusa nakomereza. Korera Imana, ubaha Imana, irinda icyaha Mungu atakubariki. Amen. Mungu ni mwema. Amena. Ntugarukira ku cyumweru gusa. Wewe wabuze Imana aho uzaba hose heshimu Mungu, tii Mungu na Mungu atakutetea mema. Amena. Mukozi Imana rero ahaguruka akomeza umurimo we na muvanye nanyihanganire. Amena. Karibu Imana igumugisha amakosa. Amena. 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 Pastor arakoze kutwakira itorero. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva uvuga butumwa uturutse mu ndirimbo z'abaririmbyi. Turakira korali Sayuni n'indirimbo imwe, niyaheza korali Hoziyana n'indirimbo imwe kwikaze. Hallelujah.
twitabira abana baturimbye neza batubwira ati muhezagire aba bavuma kandi mubwire gute mubasabire ku Mana. Amena. Korali iratubwiye ati telefone yacu ni muri Yeremia. Amena. Amena. Ngo telefone yetu ni katika Biblia. Amena. Amena. Amen. Yeremia 33. Amena. Tugeze mu mwanya mwiza wo gushima Imana twitabira twayicaye cyane tugiye guhaguruka tubyinira Imana. Amena. Dawidi niwe yatambye aratamba umugore we aramuseka ariko ingaruka umugore we yagize ntabwo ari nziza cyane. Amena. Namwe n'umwana wakoze Imana ko aratamba ntimuzaseke. Amen. Reka twese duhaguruke tuhaguruke turirimbe abarinzi badufasha. Amena. Amen. Turinde waraturinze Mana y'ukuri kugira ngo abadayimoni batatwangiriza ubugingo. Turinde waraturinze Mana y'ukuri kugira ngo abadayimoni batatwangiriza ubugingo. Turinde waraturinze Mana y'ukuri kugira ngo abadayimoni batatwangiriza ubugingo. Turinde waraturinze Mana y'ukuri
buzima bwe. Reka data buri wese umusungire neza. Turagushimye ko twabonetse mu nzu yawe. Turagushimye ko watugiriye neza mwami wawe. Dore imitima yacu y'umuzira kwishimira kuko twabonetse imbere yawe. Data wera abenshi bari mu bitabo, hari abenshi barapfuye, hari abenshi bakoze impanuka, ariko twebwe mwami uyu munsi watwongereye iminsi yo kubaho. Turi mu nzu yawe mwami. Turakoretse wa wundi umurwayi bwananiranye, hari icyo wamukoraho ku buzima bwe. Turakoretse wa mufite imyifuzo imaze imyaka myinshi, mwami wamutabara. Reka tumukomere mu mashyi kuko nawe ni Imana wanebeye. Turakoretse gahunda ziri imbere wane natwe. Turasabye imbaraga zose ko zigerana ahantu, kandi imirindi yawe mwami ikomeze igenegerana ahantu. Turagushimira umuhera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Omukonje. Amen. Amen. Nabo ndikunda mu amen. 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 Haleluya. Biraryoshe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ienda mbele injili yote mbele. Ienda mbele injili ya Bwana. Ienda mbele injili yote mbele. Ienda mbele injili ya Bwana. Ndio maana tunawaambia ende mbele. Ndio maana tunawaambia ende. Ndio maana tunawaambia ende mbele. Ndio maana tunawaambia ende mbele. Oh, haleluya! Amen. Amen. Ndipo ndumva imirindi y'Imana. Amen. Imirindi y'Imana ikaze kukanuhana. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ambwira ati Dawidi amaze kubona imirimo y'Imana, ibyo Imana yamukoreye, biramurenga, aravuga uko yita Imana, aravuga ati Imana uriya. Amen. Ati Imana uriya. Ntiyavuze ati ngo Mana uri Bayali, ntiyavuze ngo Mana uri Dagoni, akavuga ati ngo Mana uri ya. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tegura umutima wawe, negura umutima wanjye. Ijambo rivuga uno munsi nirica mu gutwi ngo risokere mu rukundo, ahubwo ryubaka ubugingo bwacu. Amen. Ijambo ry'Imana ngo byose bizavaho, ariko ijambo ry'Imana rizagira iki? Rizahoraho. Amen. Ngo mbere na mbere ngo habayeho jambo, ngo kandi jambo yari nde? Yari Imana. Amen. Reka dusabe mama Rebeka asengere umukozi w'Imana, amushyire mu maboko. N'ikaze. Mana yacu barakusiga mu bayobozi. Turashimye turakengurutse umwanya wose tugaze ahantu abanye natwe bakoze. Uguhe turinjira Mana wakoze. None Mana uri mu ijuru kweretse umuvugabutumwa agiye guhagarara imbere yacu atubwira ijambo ryawe. Ahagarare ku rutare nko ku musenyi wahemuka. Avuga ijambo ryawe databuja, maze ugure amatwi yacu twumve databuja, ntibice mu kuvutu ngo bituke mu kuvutu. Ubane natwe kuri byose. Turamubaza imbere yawe gukorera databuja n'inzego yawe byera byeye kumekuharira. Amen. Amashyi menshi ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biravuga ngo nabonye umukiza mwiza. Umukiza mwiza Yarakunze ntamuzi, yarakishije
bizantanya na Yesu. Haleluya. Haleluya. Igitero cya gatatu kiravuga ngo nkunda kwigira Yesu, nkunda kwegera Yesu, nkaruhuka intambara, ibicumuro n'ibyaha akampa umunezero. Haleluya. Ngo umuntu kunezeza. Amena. Ijambo bafitiye riravuga ngo gushira ubwoba kuzanwa no guhinduka. Haleluya. Gushira ubwoba kuzanwa no guhinduka. Haleluya. Muri iyi minsi mumeje kugira ubuntu n'Imana bwo kubasha kujya nicara mu amagambo araje nkahita numva nawe ngomba kuyasanga. Amen. Byose ni ubuntu bw'Imana. Gushira ubwoba no kugira gute no guhinduka. Reka dusome Matayo 26 umurongo wa 69 na 70. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Matayo 26 umurongo wa 79 kugeza kuri 70. Twumve ubwoba. Gutangira kuri 69 kugeza kuri 70. Dusome mu izina rya Yesu. Imana umugisha. Mutwe w'ijambo uravuga ngo Petero yihakana Yesu. Petero yihakana Yesu, ubwoba. Dusome. Imana umugisha. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. 70. Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. 72. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto, abari hanze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Rekeraho. Imana umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Ubwoba. Ukabukunda umuntu ariko yajya mu bibazo kumukunda uramukunda, ariko ubwoba atashwida simuzi. Amen. Uwumve ubwoba ukuntu ari bubi bwageze aho tukiretsinga ijambo rivuga ngo mwiyamagara atereje ngo buri wese asaba ubwo ni ubwoba. Amen. Nk'uko Petero ahangaha iyo ukomeje gusoma iki gice babwira ko Petero yari umwigisha wakundaga Yesu, yewe yari yariyemeje no kumurwanira ku buryo no baje gufata Yesu. Petero ni umwigisha wagendanaga inkota, ni umwigisha wa Yesu utari ibyo basiga ibyo yari afite byose. Arangije kuri inkota mu bwubatsi ugutwi ngo gwa aba araguciye, Yesu aragufata gusubiza. Icyo gihe ntabwo yari agize gute yari afite, kuko ntabwo yari azi ikigiye gukurikira. None hageze Yesu turakuba gutwe gusubiza. Hanjemo ngo Petero, iyi ntambara ngo siyo isi y'iki, si y'umubiri. Muri iyi ntambara inkota ntigize gute ntikenewe. Petero kugira yishugunye arayifata arongera agira gute asubiza mu bwubatsi. Dufite abakristo tubwira ko iki kintu kidakenewe umurimo w'Imana, ariko kugira kireke akakomeza akakizirikaho. Haleluya. Imana tubabare cyane. Ubu bwoba nje kubabwira kuri uyu munsi wa none, uyu munsi dufite abantu bazi ukuri kandi twese icyo cyaha kitugwaho. Bakavuga ikintu barangiza wagera hanze ariko we yarenganye, ariko se twari kubigenza gute? Nta kundi
ntarenga. Haleluya. Ubwo nubwo uyu munsi wa none ndabasaba kugira ngo tuze gusenga mu isengesho ryo gutsinda ubwoba. Haleluya. Niba ari ukuri kuvuge nk'ukuri kandi reka mbabwire ikintu kimwe, njyewe namaze gufatiraho umwanzuro, naragufashe nimugoroba. Nuza kumbwira ikintu uzi utazagisubiramo, ntuzaze kumbwira ko uzaba ugitangaje. Amen. Niba uzi ko ikintu utazagisubiramo ukaba uzi ko nta mumaro gifite, uzakigumana, kuko nukinga nzakigeza kuri wa wundi. Ibyo ntuze byose nanjye ubwanjye ni iby'iki? Haleluya. Ni iby'umucunguzi. Haleluya. Haleluya. Reka noneho tuze kumva urugendo kugira ntaza kubatindira, ndabivunaguramo uwumva ashobora kumva uburyoherwa neza aze gusoma iki gice cya 26 agisoza. Bitewe n'uko muri iki gihe ko ibintu byose byabaye umwanya mukeya, tuzabifata gutyo kandi tuzakora uburyo bwose tutazatuma dusitazanya. Haleluya. Ubwoba ni bubi mwene data. Uyu Petero ngo arangije ngo aragenda abona yuko Yesu bamutwaye, ariko aravuga ati ariko si uyu mugabo kweri, baramugezayo utera akajya kwirebera. Mu bigisha bose bagize ubwoba bajya kwihisha, ariko Petero kagatima kagaragaza urukundo yakundaga Yesu, aravuga atoya uyu mugabo ibyo yatubwiye, ibitangaza yakoraga, ntabwo bishoboka yuko bajya kugira gute kumubamba. Reka murikire njye kureba. Bakare akagenda mu nguna kare, bagatwa akagera mu nguna kare, bagatwa akagera mu nguna kare, agezeyo abona binjije mwibagiro niko twavuga. Arangije ngo aha ngaha ibintu byahindutse. Amen. Arangije ngo ajya kwicarana n'abakobanyi. Amen. Ubwo butwicaza aho tutari dukwiriye beze data. Amen. Bale tubabarire. Ubu bwoba ni bubi, rwanda ubwoba umutima wawe, ukuri kubukuri mu bugingo bwawe, niko gukiranuka, niyo nzira y'ubukristo. Amen. Amen. Reka turebe ngaha impamvu nababwiye ngo ubwoba gukizwa, ubwoba no gukizwa nyako niyo zituganisha ku Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo watsinze ubwoba uba watangiye kugenda urugendo intambwe ku yindi ujya mu Kristo. Amen. Amen. Reka bashishikariza kuza gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 4, iki gice cyose muze kugisoza. Njyewe ngiye guhera ku murongo wa 7, mudusomere mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa ariho babwira ngo gushira ubwoba urugendo rw'umukristo. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 7. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Umurongo wa 8. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. 10. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Kristo, rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ariyo ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Amen. N'abahagaze. Yesu ashimwe. Amen. Waba ufite ubwoba atangiye kugira gute
ubwoba bwashira atangiye guhamya. Amena. Ni ukuvuga ngo wasengera kugirwa ibitangaza, wasengera guhabwa imbaraga z'umwuka wera, muri wowe utari wafata umwanzuro wo guhinduka, ni bure. Amena. Niba ushaka gukorera Kristo, banza wisuzume. Wowe ufata umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe ndiyanze, ahasigaye ngiye gukunda Kristo. Kandi Kristo ntuzagukundisha abantu, ariko nta muntu wagukundisha Imana. Haleluya. Nta muntu wagira gute wagukundisha Imana. Ati kuki? Ikabasobanurira impamvu ijambo rivuze. Uzarebe nawe undi wari wize wari wishingikirijeho, iyo akoze agakoze gato uhita ukagusha amazu ukarambara. Siko biri? Ugasanga usubira mu ntege nkeya. Na Samweli nawe watugiriye gutya. Kweli birashoboka. Niyo mpamvu ijana kujana mvuga ngo nta muntu wagukundisha Imana, ahubwo wowe kunda Imana, Imana igukundishe abantu. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, uyu Petero abantu bose baramurebaga bakavuga ati uyu ni we kapiteni w'ingabo za Yesu. Ariko ubwoba bwaramuteye. Ibaze akana k'agakobwa, ibaze nawe umuntu muzima, akana k'agakobwa uguruma n'akana ngo n'uyu nawe niwe. Hari abantu tujya mu mapari twayageramo, bakubona uko bambaye, bakubona ukuntu uri kwakitinga kosa, niba si umukristo, rekana na biriya iby'Imana tubihe Imana, ibya Kayisari tubihe Kayisari. Amena. Imana tubabarire cyane. Petero yarahindutse, akimara guhinduka ahamya Kristo noneho ntaki ntabwo, ahubwo avuga ijambo rikomeye ngo wa wundi w'i Nazareti, wa wundi mwishe. Anabashinja icyaha cyo kuba baragize gute, baramwishe. Kandi kwemera ko baziranye byonyine byari byagize gute, byamunaniye. Nimuze tugire umwuka wo guhinduka, ubundi Imana nayo dukorera ibitangaza. Amen. Somera 13. 13. Umutwe w'ijambo uravuga ngo babura uko babahana babarekura. 13. Babonye ubushizi bw'amahanga bwa Petero na Yohana. Ubushizi bw'amanga. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. 14. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza, babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye mu batuye i Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye, natwe tutubashe kubihakana. Ngo natwe tugiye gute tubashe kubihakana. Amena. Babonye gushyira amanga kwabo, kandi batarigeze bagira gute biga. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira Yesu umwana n'umukiza mu bugingo bwawe, akubashisha gukora ikintu, akubashisha kuvuga ikintu, n'abantu bakagira gute bagatungurwa. Ko mbere uriya muntu ko atize ubwenge yabukuye he? Amena. Iyo niyo ntangiriro yo kuba umukristo nyawe, gushyira amanga. Bene data, wifuza kuzajya mu ijuru?
udashaka guca mu nzira y'umwana w'Imana yaciyemo, wifuza kuzajya mu ijuru udashaka guca mu nzira yo kubabazwa, iryo juru ntaryo uzabona. Haleluya, Amen. twabyinnye hano turaryoherwa twese twuzura umwuka wera, kandi twese ngo dushaka hehe? Mu ijuru. Ariko kuvuga ukuri kwenda kure, gufata umwanzuro ntutubaze, gusirimba komeza utubure. Haleluya, byaba bibabaje nkomeje kubira ibyuya uko bibirira mu isi, ntazarangirira hano mu isi nkuko nabyo byandangiriyeho hano mu isi. Byabibabaje. Amena. Twemere tumare amazi, twemere duhinduke kugira ngo Kristo abashe kwakira imbaraga, abashe gushyira imbaraga muri twebwe. Amena. Reka babwire impamvu Kristo agomba gukorera ikintu ariko wemeye kumumenekera, ariko wemeye kumukorera. Petero ngo yabanje inkoko imaze kubika kangahe? Ngo Petero ngo yarangije agira gute? Arahindukira yibuka ibyo yavuganye na Yesu, arangije agira gute? Araturikana. Siko biri? Na nibwo Kristo ukoze icyaha agomba kwibuka isezerano Yesu yamusigiye ko isezerano kuzamutwara akamugeza iwe mu ijuru, agahindukira agaturika akazima n'icyaha, agasaba Imana imbabazi. Amena. Twiyamure, mu ijuru ntabwo tuzajyanayo ibyaha mu isi. Haleluya. Twiyamure bene data. Reka ngiye gusoza, nababwiye ngo muze gusoma iki gice neza, ngiye gutaruka bitewe n'amasaha. Somera 17 ugeze kuri 22 mani umugisha. 17. Reka dusome 17 haravuga ngo ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Amena. Wowe ni iki kigutera ubwabo kuvuga ukuri? Ese ni ukunda ubuzima bwawe cyane? Ese ni ukunda iby'isi cyane? Ese ni ukunda inshuti cyane? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza, nanjye ngira gute nibaza. 18 bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke bose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu Kristo. Umva wa wundi wari umunyabwoba wafashe icyemezo cyo guhinduka, aricyo nanjye nshaka ko njye nawe uyu munsi dufata. 19 Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Haleluya. Amena. Uwari umunyabwoba, uwari umupagani, iyo yamaze guhinduka, iyo yamaze kwemera gukorera Kristo, n'ibigwi bimuranga, atoranya inzira agomba kugenderaho. Haleluya. Ava mu nzira ebyiri. 20 ngo kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvishije. Amen. Aya ni amagambo meza cyane yisobanura. 21 nabo bongeye kubakangisha barabarekura, babuze uko babahana, batinya abantu kuko bose bahimbazaga Imana, bahimbaza Imana ibyabaye. Amen. Ni ukuvuga ngo mu gihe uri mu bibazo, Imana izakwereka yuko ikeneye yuko nawe ubasha kwihamya ukayihagararira. Nubasha kwihamya ukayihagararira, abantu bose bazakugarukira.
Amena. Abantu bazima bazakugarukira, babandi batari bazima bazakuvaho bagenda. Amena. Tuvugishe ukuri mu buzima busanzwe. Erega ibi biri tubwira nibyo tuba mu buzima bwa buri munsi. Nose mu buzima busanzwe ntabwo ari wumva umuntu bavuga ngo kanaka mumushyire muri ibyo ngo ntabwo yabyemera. Buriya muntu umunyakuri ngo yahita basebya. Ayo makuru murayazi cyangwa mugambe mu kuyumva? None se umuntu biba byaragenze gute? Aba yaremeye akamara amazi, ukagira umwanya umwe bakavuga ngo uriya nawe agira gute? Arakabya. Iteka ryose niwe kuba umunyakuri, uzabanza urwane urugamba rwawe wenyine. Nibabona yuko nta kurambirwa kurimo, bazasigara bakwiyambaza mu gukemura ibyananiye kugira gute? Gukemura. Amena. Reka nsoze 22. Kuko uwo muntu yakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza, yari uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yari ashakije imyaka 40 avutse. Amen. Uyu muntu yari amaze imyaka 40 afite iki kibazo. Ariko reka mbabwire ubwo tuvugishije ukuri, bagiye kubaza intumwa ntibabaza ababyeyi biwe. Basubiye inyuma ubitekereje, n'ababyeyi bari bazi agahinda k'umwana, n'ababyeyi bari bazi umubabaro w'umwana wabo wari ushaje ndetse iyo myaka 40 ntabwo gahinda. Ababyeyi bari bababajije. Njyewe mbitekereje ni imfashanyigisho, ntabwo ndi kongera, ni imfashanyigisho. Njyewe nacometsemo nabona yuko ababyeyi bababajije, mutubwire uyu mwana koko yari arwaye, uyu mwana koko ni izi ntumwa zamukijije. Mutubabare mumwibarize nawe n'umuntu mukuru arahari nabibwire. Amena. Barangije ngo bajya guhangara intumwa. Yesu ashimwe. Uyu munsi wa none nifuza yuko wowe nanjye dufata icyemezo cyo kwanga icyaha n'imizi yacyo. Nutangira gushira ubwoba, ndakubwiza ukuri mwene data, wa undi mwahuriraga muri cya kintu ukamubwira ati muvandimwe, njyewe ntabwo ngendera muri izi nzira, wihangane. Azababara, yongera agaruka ubwa kabiri ababare, yongera agaruka ubwa gatatu ababare, noneho nyuma yaho ntuzagera gutangira ubuhamya. Haleluya. Ese mwese mwifuza guhinduka? Yego. Ubundi ijambo ry'Imana reka mbabwire, isezerano rishya ni ubuntu twakiriwe bwo kuyoborwa n'umwuka. Utari mu mwuka ntabwo ubyumva, kandi udashaka kujya mu mwuka ntabwo ubyumva. Siko biri. Mu buzima busanzwe umwana w'umukire n'uburyo uvuga ngo kurya ngo ndanze ngo mpaka umpa amafaranga bakayamuha kugira ngo barye, ariko umwana w'umukire se bibaho? Nuko rero ni ukuvuga ngo na Satani aduhendahendesha kuguma kuri cya kintu, akatwereka ko cyo kiduha inshuti nziza, akatwereka ko cyo kiduha inshuti nyinshi, ariko kubera ko tuzi ko ku Mana turabanza turwana urugamba turi twenyine, tukagira ubwoba tukavuga ati aha Yesu atari yabona igitangaza nanjye mu kindi gikore, nanjye nagenda byihorera. Uri guhimana. Yesu ashimwe. Amen. Dukorere Imana bishoboka. Uyu munsi dushaka kugera hariya hanze Imana ikavuga. Byababaza usigaye kandi uvuye mu rusengero. Amen. Byababaza. Njyewe umuntu wambere ufashe umwanzuro, nawe ufashe kumugoroba. Amen. Sukuba mu yindi minsi, yego kandi ndikaza kama ka Petero. Ese ndirunduriremo cyangwa nsubire inyuma. Amen.
ayo rero afite icyemezo nimugoroba. Abashaka gufata icyemezo nanjye ni bande? Nimuhaguruke rero. Amen. Niduhaguruke sibyo se? Ubundi guhaguruka ni ikimenyetso cyo guhamya yuko ubyemeye. Amen. Iri jambo ry'Imana ntabwo bisaba tubigutsindagiramo wowe ubwawe umutima wawe. Amen. Ubyemera ntahaguruka ikimenyetso cyo gutsinda. Siko biri. Kuko umuntu iyo atari yatsindwa aba afite amanyama. Sibyo? Mubwira gukora iki ndazi. Gukora iki ndazi. Ariko iyo amaze gutsindwa icyo umubwiye cyose agira gute? Aragikora. Reka dusenge. Reka dusabe Imana. Bene data, ndabinginguye umunsi wa none. Mwihangane. Indirimbo gusa kiriya gice cya gatatu tukiririmbane. Ijana na cumi na gatanu cya gice cya gatatu tukiririmbane. Nabonye umukunzi mwiza byose arabishoboya ajya ndinda kagakose mu nzira ijya mu ijuru kumuhanda nasiteka bizanye reka buri wese yatuza akanwa ke. Siko biri uriyoborwa n'umwuka wera ubwo arazamura muri mikrofone ariko mu rwego rwo gushira ubwoba watuza akanwa kawe. Ndagusezeranya ko ibyo ubwatuze akanwa kawe mu izina rya Yesu Kristo mu kwizera kwawe imbaraga zatumye uhaguruka nizo zizagukomeza. Amen. Buri wese nasenga. Uwiteka Mana igira neza ishoboye byose. Databuja ni wowe nyiri ijambo. Ni wowe nyiri ibihe bihora bisimbura na databuja. Ni wowe ushoboza umuntu databuja. Ni wowe wabanye na Petero kandi yari afite ubwoba bukomeye data. Ndakwinginze Uwiteka Mana igira neza. Ume gushira ubwoba. Ume kugukorera amaramaje. Ume databuja kuba umunyakuri w'umurimo wawe. Uwiteka Mana igira neza. Buri umwe wese data ndakwinginze ubashe kumushirisha ubwoba. Uyu munsi databuja ngo ku munsi wa Pentekoste w'intumwa mu zari zikingiranye databuja we uri Imana igira neza. Hawe icyubahiro data w'ibishoboye byose datuje akanwa kanjye data ume gukiranuka ume kugendera mu buntu bwawe ume kugendera mu bushake bwawe data ume kugukurikira amaramaje ukuri Imana igira neza kandi ukabura Imana ishoboye byose. Amen. Amen. Reka dusabe pasiteri wacu azamurira isengesho. Imana herega databuja uri Imana yacu kandi dufiteho umugambi icyo gukundira ntabwo umeze nk'abana b'abantu ukunda ubwoko bwawe niyo mpamvu twereka inzira kugira ngo tuzakubone Yesu Kristo. Nta bajura bazakubona, nta barozi bazakubona, nta musambanyi uzakubona, nta mushizi w'isoni uzakubona, nta wirata uzakubona, nta n'umunyamoko uzakubona. Yewe Yesu Kristo turagusaba kudukiza uduhe kukubaha no kugenda ugushaka kugira ngo nuza tuzakubone uturinde ikibi gisa nacyo. Yesu turindire muri ino si. Yesu Kristo waravuze databuja ngo nushaka ko Imana idukura mu isi ahubwo iturindiramo. Yewe databuja uduhe gushira no kugenda ugushaka nuza kandi tuzakubone uturinde kwiyobora
kwigora, uturinde kwivanga n'ab'iki gihe. Yesu Kristo, benshi barasenga bakiba, abenshi barasenga bagasambana, abenshi barasenga bakanaruka, abenshi barasenga bakagambanyirana, abenshi barasenga bana no gusenga bakagenda bakaruka. Yewe Yesu Kristo, dutandukanye n'abo ngabo, ugiye kukubona no kugenda ugushaka. Tube bake bagutinya, bake bakubaha, bake bagenda ugushaka, kugira ngo nuza tuzakubone kubera muri Yehova. Yewe data, mugasenze n'umuntu ukoranye Imana yacu, icyo musaba gusa ugiye gushira amanga no kuba mu bushake bwawe. Wacira Yesu Kristo mu bwerehaye. Amen. 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 Imana duhaye umugisha igihe twasangiye ijambo ry'Imana twa Samweli, abantu umugabo mwarubatse. Imana duhaye umugisha, murakoze cyane. Amen. 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 Haleluya. Amen. Numura akazi kabaye kenshi. Nana twaye ubyibuko bwanje. Amen. Baje gusenga, sinzi ko basengera abagwayi. Nimba hari abagwayi hagati yacu bahaguruka, ukoze Imana akabasha amaboko y'Imana. Naho nimba atabahari, reka tumusaba asengera abagwayi impande zine z'isi. Yibuke n'ababyeyi batwite, abashe amaboko y'Imana, bazabyara amahoro, bazaronka amashimwe, bazazanira imbere y'Imana. Kwa jina la Yesu Kristo, mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Erega Mwami Imana ushobora byose, waravuze databuja ngo uzakwizera wese azabona ukuboko kwawe. Kandi urongera uravuga databuja ngo nabaza ngo ndagutabaza, ngo mwereke ibikomeye udashobora Mwami kumenya. Yesu Kristo ngaretse bwowe Mwami wanjye, ndagusaba Mwami ndagusaba kugukiza amagonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Natuye kugirirwa neza, natuye gutabarwa nawe, natuye kurengerwa nawe. Kamagonjwa, kamagonjwa, kamagonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Ubikore nk'Imana databuja, nubikore tuzagushima kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai. Amen. 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 Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga amaturo icya 10 n'amashikanwa. Hari abasabye gushima, abadiyakoni badufasha kwegereza ibyombo. Hari abasabye gushima Imana. Reka twakire bivanye na gahunda. Reka dusaba abasabye gushima bashime batura, ariko batarashima nanjye nshaka gushima Imana. Ndashima Imana cyane rwose yuko Uwiteka Imana yaturinze twese tukaba tugume kumukobera w'abazima. Ndashimira Imana cyane rwose kuwa gatatu nkunda kurwara umutwe. Kuwa gatatu naragwaye umutwe ku buryo naho wafashe amaso atanga kugaragara ntataboneka. Kurwara umutwe. Amen. Iki ni igihe cyo kuvuga. Nibuka kera muri famille abantu bajyaga bavuga ngo twebwe ni iwacu, ngo mu kwezi kwa 10 dupfusha umuntu. Twebwe iwacu iyo umuntu abyaye abana batatu wakadira hapfa. Ibyo ngibyo tugomba kubitsinda. Iyo ni karani. Reka tugure uwo mutwe ntukawumuka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, uri Imana kandi ushobora byose. Uri Imana kandi uri Imana yo kwizerwa. Data mushanama nimeze ngabo nimeze n'abantu. Waravuze nguza kwizera wese bazabona ukuboko kwawe. Nangeje muri iryo zina rya Yesu. Mwami singaragare abarugaragara data buja kandi ikiboro kiri cyawe mwere kuno mutwe kwa jina la Yesu Kristo. Kapeto za kuzimu. Kamuzagiza. Nuzongere kuza uduza bisanzwe nukuze gusanguza ngo barkurwara cyane. Kwa
inakiri amani na uzima kwa jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Amen. 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 Ikindi shimira Imana maze ukoroherwa hari kwa kane nijoro kwari burya Satani naburahana anyurira kugira ateze ibibazo. Uyu mukobwa wanje mutoya yareka arakina n'abandi arimo arasimbagurika ku ntebe. Sinzi aho byaje asimba cyane aranyerera akubita umutwe ku kabati mbikamo amasahani. Yakwiseho umutwe acagwirinda umunwa wose urabyimba. Nagize ubwoba kuko naramutembesa umwana karava amaraso mu kanwa. Ariko muri byose ndashimira Imana kuko yarahabaye. Yabukoko ko Imana kutahabaye nagomba ndi hano no munsi. Narimo abayateranye no munsi. Turi mukiriyo. Ariko ndashimira Imana yuko ari umugabo akomeye. Ngo nawe mwiringe yagize gute yigeza kugwa n'isoni. Amen. Ibyo byose mumfashe tuzamura Imana icyubahiro. Ndayishimira cyane rwose. Hari abandi basabye gushima, turasaba mama pasiteri yasabye gushima. Niyaheza harakurikira Dora na Noella basabye indirimbo n'ikaze murakoze. Byose birashoboka no kwizera, byose birashoboka no kwizera, byose birashoboka no kwizera, byose birashoboka no kwizera. Amen. Yareka z'umuntu wanjye azahagarare hano. Amen. Amen. Reka imbere yo gushima Imana reka basomereza muri 125 kugira ngo bashe gushima Imana. Aho ngora amashimwe yanjye reka basomereza muri 125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Zaburi 125. Zaburi 125. Yego, umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Nyuma yaho ndashima Imana amagambo make cyane. Usome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Zaburi 125 umurongo wa kangahe? Uwa mbere n'uwa kabiri. Uwa mbere n'uwa kabiri. Yego. 125 umurongo wa 20. Uwa mbere n'uwa kabiri aravuga ngo indirimbo y'amazamuka. Yego. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Amen. Ahubwo uhoraho ahamye iteka ryose. Kabiri. Yego. Kuko imisozi yose igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Uhereye none ukazageza iteka ryose. Amen. 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 Ishimo ryanjye ririya mwanga muri Bibiliya ndashimira ko Imana tugiriye neza abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ngisho navuze ambao natumainia Mungu kama mlima wa Sayuni usiyetikisika kamwe. Amen. Turashimira Imana ko twaringira Imana yetu ari hafi. Turashimira ko Imana yaturinze, turashimira ko Imana yarabarinze. Ndashimira cyane kubw'umuhungu wanje. Amen. Batangiye kunduta ndabishimira Imana. Uyu mwana yamubonye ndamubonamo Imana yuzuye. Amen. Ijambo ry'Imana rivandeze murabo tuzabona Imana igenda n'amaguru oya. Tuzayirebera mu mirimo iyo rikora. Amen. Ndashimira ko Imana ejo bundi yamuhaye diplome ndayishimiye. Amen. Ndashimira Imana cyane, ndashimira Imana yo mu ijuru. Yajyaga ku ishuri akarwara akagaruka ariko ndashimira ko ejo bundi yamuhaye diplome n'ukuri. Aribo bayigana bayitana ariko twese tuyizana. Ari n'amashimwe yanjye akomeye imbere y'Imana. Kandi ko twiringiye Imana ko yamuhaye ubwenge. Twarabisengeye ndabashima abantu baramusengeye n'abandi bakomeza gusengera abanyeshuri Imana bamugisha. Ayo niyo mashimwe yanjye Imana yo mu ijuru yakire ndashimye. Amen. Reka tuzamure icyubahiro twese batatu twivane hasi kibyibushe atari kinanutse. Reka tuzamure icyubahiro kibyibushe Imana icyakire. Amen. Imana bamugisha twese. Amen.
umuntu afite iby'Imana amukoreye byinshi. Ino ndirimbo iririmbwe haryo yibuka. Amena. Ngo twifitiye umurengezi utuba hafi. Ngo mu bikomeye atuba mu mitima. Amena. Ngo erega ngo bahishwe ibanga. Ngo ntabwo bazi ki umwami utanga amahoro. Amena. Ngo niyo mpamvu bagira gute bagira bakavuza induru. Ngo twebwe abaturanijwe turahiriwe kuko tubikiwe ibanga. Haleluya. Amena. Abera afite ibanga. Tubikiwe mu mabanga atatu. Ibanga rya mbere unuko dukundwa nande na Yesu. Amena. Irya kabiri utubaho tugeze duke dutabawe. Amena. Irya gatatu tubikiwe ubwami. Amena. Haleluya. Abashima barakoze. Mapase yashinyabwa ati umusore ngo yakuze yamusumbye. Niko bigenda mu buzima burya. Nanje wabona nari nkumi yanje ntiyamenya ko ari abandi. Amen. Haleluya. Bazakura bazadusumba. Ariko muri byose tugira dute dushimira Imana. Amena. Turashimira Imana nuko umusore wacu arafashe diporome. Nuko benshi tutayi duhari twarabibonye. Ujya no muri Amerika umwana aheza high school w'umuhungu numwe kwijana. Benshi barapfa bataranaheza. Benshi baricwa. Ariko iyo tubonye abana bacu bahejeje high school tubishimira Imana. Amena. Tugeze mwanya mwiza gusengera amaturo icya 10 n'amashikanwa. Reka dusabe bibi ahaguruke asenge. Enga dushyire n'izina rya Yesu. Mwami Imana Data twese turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye. Tugushimiye ko wadukunze ukatwemera tukaba mu nzu yawe. Kandi umwanya twabaye mu nzu yawe twanezerewe. Dukora ibidakwiriye Mwami Imana yo mu ijuru. Urakoze cyane. Rero hezagira iri shikanwa mu izina ryawe Yesu. N'abazanye ikigira 10 ubahezagire cyane kandi wamugisha. Hanyuma Mwana hariho abandi nabo batabonye icyo bazana imbere yawe kandi atari kuvuga ko kwibyifuza gutanga ariko bakabura aho bakura. Ndasabye ngo bagirire neza ubahezagire. Hari abandi bafise ubugugu mu mitima yabo bigishe gutanga ko bagutanga kuzana imigisha kuruta guhabwa. Rero iyo dutanze duhabwa imigisha turanezerewe. Hanyuma Mwami nabo bigisha ubagirire neza baje batanga kuko gutanga ari byiza. Twumvise inzira zo gutanga ni nyinshi. Twumvise abandi bahawe imigisha kubera kugira icyo batanze. Natwe twigishe kugendana nawe no gukora ibikorwa byiza kugira ngo dushime nawe. Urakoze cyane kubyumvise. Rero aho amashikanwa n'ibyo bigira 10 bigiye kwigwa turasabye ngo hezagire cyane umugisha abikwe aho ingese zitagera n'inyenzi. Kandi turasabye ngo abe Mwami aya mashikanwa zo gukora ibikorwa imitima yacu aho n'izuba aho tubise ubutunzi bwacu n'imitima yacu n'izuba. Turasabye rero Yesu kutugirira neza muri byose. Tubisabye tuzi izina rya Yesu. Amen. Amen. Amena. Amateraniro yacu tuyasubiritse hano. Ntabwo twavuga ngo turahejeje oya. Tuzaheza ruko turangije urugendo rwacu mwino se. Amena. Na amatangazo menshi mfite navuga gusa icyo twavuga ni kumwe guseka dutangaza Satani yuko Yesu ari iki umwanya. Amena. Reka yandi matangazo twe pasiteri aradushitseho anadusezerera n'ikaze. Amena. Amen. 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 Amena. Ukoze bamwe umushaka gukomeza muri byose kandi Imana wakoze bari gushaka kandi igukomeza kandi komeza kwimbaraga. Amena. Uyu murimo abenshi bagaze imbere y'abantu bagira isoni. Amena. Ariko ndashima na ko Imana kugera itoza umukozi wayo amaze kuba umukecuru mu by'Imana. Amen. Imana gushaka umukozi muri byose kandi kwimbaraga. Amen. Gahunda tugiye gusubikira ngaha ariko mbere ya byose kuwa gatandatu
gahunda yacu y'amasengesho yo kwiriza imbere y'Imana, twiza imbere y'Imana, tugasaba Imana yacu icyo tuyikeneye kandi Imana ibidukorera. Amena. Iyo umuntu yaje imbere y'Imana agaca bugufi akayegera akayikakira, Imana iramusubiza. Rero tugira amasengesho ku gatandatu atangira saa 4 turangiza saa 7 kugera kubera amarepetisiyo ubundi tugira saa 12. Amena. Muracyo tunagira ngo abarepete ariko tugakomeza mpaka saa 12 tugasoza. Amena. N'amasengesho atubera meza kandi tujya dusubizwa. Amena. Abarwayi barakira, Imana ivugana natwe, tubona Imana iyo isanze ukayikakira igira ikikora kandi ikakubera Imana yo kwiringirwa. Amen. Rero kuzi Imana kuwa gatandatu karibu tukagera n'ayandi yo kuwa gatandatu ukwezi gutangira. Amen. Iyo twirirwamo tukarangiza saa 9 kubera amarepetisiyo n'ubundi, ariko tuzazakikorwa tugeza mpaka saa 9 kandi nabwo tugasenga mpaka tukarangiza mpaka saa 12. Muri make saa 9 nubwo dusoza kubera amarepetisiyo, ariko tugakomeza tugasoza saa 12. Muri make kuko kwezi kugiye kuza tuzayakora yandi yo gutangira mu gitondo mpaka saa 9. Amena. Karibu muzaze dusenge Imana, tubane n'Imana yacu, turire Imana. Abarwayi barakira, Imana irasubiza. Amena. Ndakumenyesha ko ari ibanga abakozi baravuze ngo ari ibanga ngo bahishwe. Amena. Ari ibanga abandi bahishwe ni ryari ry'Imana. Ujya gusenga bakwita ikigoryi, wasubiza bakibaza uko byabaye, uko byagenze. Amena. Rero abakozi b'Imana karibu dusenge Imana yacu ku gatandatu kandi tuzi Imana izadusubiza. Amena. Ku cyumweru tukagira amasengesho atangira saa 8 akarangira saa 10. Amena. Tugira amateraniro yo ku cyumweru tukazanga tugasenga Imana tugategera saa 8 zuzuye tukarangiza saa 10. Karibu muri dusenga Imana yacu, duhimbaze Imana yacu kuko Imana niyo yo kwiringirwa. Twajya niyo twajya abandi, reka tungire ku Imana kandi Imana izabana natwe. Amena. Ndumva gahunda iyo ngiyo, ariko mu kanya ndashaka abazakora iminota mikeya aribyo tuganiraho. Murababwiye ariko pasiteri ntabwo hari, ntabwo hari pasiteri nyiri urusengero ntabwo hari, arabo yagiye gutembera, ariko twaraganira kugira ngo dufate umwanzuro icyo tuzakora kugira ngo ibintu bigende neza, ntabwo dutsinda. Murakoze Imana ibavugisha, numva ari icyo ngicyo akoze Imana mwahaguruka tugasezeranaho mugire amahoro. Imana ibavugisha. Muri make ndashaka komite yose, komite iriyizi, karibu Imana ibavugisha. Murakoze muhaguruke dusezerane. Turagushimira kubera kuri Imana yacu. Data kujabatanye natwe Jehova, no gusozanya natwe. Ushimira kubera kuri Imana. Nk'abantu bagiye kugenda, ndagusaba kubarindira, ubarinde impanuka, ubarinde ibibazo kwa jina la Yesu Kristo. Kandi icyo gusaba gusa ukomeze nkaho wibutse, bamenya ko ari abakozi bawe, mu kazi bagukiranukire, mu rugo bagukiranukire, mu nzira bagukiranukire mwami wanjye. Kandi n'umunaza ndagusaba mwami kugira ngo bazakubone, ubakomereze amaboko, ubarindire muri ino si, ubarinde ikibi n'igisaco n'ikibi cyose, ubarinde impanuka, ubarinde ibibazo kwa jina la Yesu Kristo. Yewe databuja waravuze ngo nabaza ngo ndagutabaza, mwami ndagutabaje mwami wanjye, wari kuvuga mwami wanjye, musabira umugisha, musabira amahoro, abarwaye kwa jina la Yesu Kristo ubakize. Yesu Kristo afite ikibazo mwami wanjye, ndagusaba kugisubiza. Yesu Kristo wabe mwami wanjye, nibikora tuzagushima. Zewe umuntu wamukora nk'Imana mwami wanjye, none tugiye gusohoka databuja, uze kubana natwe kandi udukomeza muri bisi mwami wanjye. Kandi namwe kimwe cy'umwami n'ishyamba tugatwara mwami wanjye, ndagushima kuko Imana yacu. Zewe umuntu ukora nk'Imana yacu kugira ngo mukuzwe hayi. Amen. Ubuntu Umwana wa Yesu Kristo
Amen. Umwuka wera